umushumba w'amahoro. Munsi y'ikirere cy'isi yose havukiye umushumba w'amahoro, Papa Francisco, umutima w'ubuntu wamurikiye isi urumuri n'urukundo. Wari umuvugizi w'abakene n'abatishoboye, wahururije imitima y'abari mu kaga, wahagurukiye kurwanya akarengane, uharanira uburinganire n'ubwigenge. Wagize uruhare mu guhumuriza Abanyarwanda mu bihe by'ibiza n'ibyago bikomeye, wohereje ubutumwa bwo kwifatanya natwe ugaragaza urukundo rwa Gikristo. Nubwo wahuye n'uburwayi bukomeye, wakomeje umurimo wawe w'ubushumba, ugaragaza ko urukundo n'ubwitange ari byo shingiro y'ubuzima bwawe. Ubu turagusezera mushumba wacu, ariko ibigwi byawe bizahora bibaho mu mitima y'abakristo n'abatuye isi. Urukundo rwawe ruzahora rutuyobora. Leta Yesu wakoreshwa kasirikutse rw'uruhage rwa bigogo bya muto w'umuhondo rwa nkoko ya ntakuzi isatu ishoka bagasamara ibishyika bishyika umutwaro ku mutima ishyikana ku mubiri ingeri yasumbye inshyika umuco mu kakanga kabare bakayacira icyo mu mico myiza yaciye. Leta Yesu Sostene.